w'ejo hashize mu masaha nk'aya turimo guhera muri lunch time nibwo kuri telefone ya buri umwe mu bantu 18 tugiye kubabwira mu kanya bagiye babona call y'umukozi wa RGB ibatumira. Buri umwe yatumirwa gukwe, yewe harimo umwe wanaciye inyuma arabaza ati none se tubwire na ba runaka, baramubwira ko muntu miye mpamagare na runaka mubwira ze baramubwira ati wowe uko tuguhamagaye abo dukeneye bose turagenda tubahamagara umwe nyuma y'undi, nta numwe yemerewe kuzana undi, abemerewe kuzana mugenzi we. Kwa kundi bakubwirwa tuvuga ati yesa ryajwi kubwira ukumva ikintu cyonyine warenzeho ni ndiyo apana ibyo kuvuga ngo none se ngo ayo masaha ku cyari mwahisemo urabaza icyo. Abantu batumiwe, abantu bari kuri radio na TV10 barimo barababona, liste irakoze iratunganyije. Abantu 18 barimo Paul Muvunyi, president wa board, barimo Dr Claude Emile Rwagacondo, vice president we, harimo Abdallah Murenzi, asigaye ngo bongeraho Haji Abdallah Murenzi yakoze urugendo rutagatifu. Koze icyo bita hija, umutambagiro wi hehe Adelaide Mark muzima cyane nagize muri bara ariko nabandi abamambre b'urwo rwego rwari rwatowe muri Assemblée Générale rwari rwiswe Organe Supreme, bikaza kugaragara ko nabo bahamagajwe abitwa ba Paul Ruhamyambuga, Theogene Ntampaka, Jean Fidèle Uwayezu, Charles Ngarambe ndetse Sadat Munyakazi na Valence Munyabagisha. Aba bose bahamagajwe, aba bose bayoboyereyo mu bintu bimaze iminsi bibera muri reyo, biganjemo batabizi. Hari abari muri komite iyo ya Paul Muvunyi na Dr Rwagacondo Emile na Abdallah Murenzi, kongeraho abayoboyereyo, kongeraho Sadati owe narimvuza bari active, abo batatu bari active, kongeraho Sadati ujye ubikurikirana ibi bintu by'amategeko kubera imikoranire ye na Tadeyo unarambukirwa. Abandi bose basa nk'ababivuyeho, basa nk'abatakiye. Ubwo ni Paul Ruhamyambuga, Theogene Ntampaka, Jean Fidèle Uwayezu nawe ni gake cyane ariko warabizi, Charles Ngarambe na Valence Munyabagisha. Abo bantu bongeweho komite executive, icyo bise komite nyobozi muri Assemblée Générale, barimo Tade Twagirayezu, vice president we Prosper Muhirwa na Denis Gacinya. Namenye ko abeguye bo batabatumiye Roger na Patrick Rukundo, bongo ntago babatumiye, nubwo ubwegure bwabo bwari butaremezwa na Assemblée Générale. Hanyuma za komite zindi nazo zatumiwe, uwitwa Martin Rutagambwa, Freddy Muhirwa na Marceline Nyirasengiyumva. So siwe mugore ndimo ni babiri. Freddy Muhirwa ni batatu. Ela Jose ni babiri. Freddy Muhirwa niwe wungirije Martin Rutagambwa buriye muri komite nkemurampaka. Icyabaye nawe ntameze nk'abivuyemo. Freddy Muhirwa agashya yakoze we na n'uyu Marceline muri Assemblée Générale iheruka, Martin Rutagambwa yara presence ya presenter rapport ya komite, bahita bayigarama bati rapport ariko twebwe ntabwo twayibonye kandi bakize komite bati rapport ntabwo twayibonye ngo tuyihumugisha. Urumva harimo kandi komite, abangaba nabagize komite nkemurampaka, komite yo gukemura amakimbirane atuvuze. Harimo abandi batatu barimo Inyasi Havugiyaremye, Jose Akayezu ndetse na Bernard Byiringiro, abangaba bagize komite ngenzuzi. Aba bose gahunda ihari yabo nugura saa 12. Rero ko tuyibindi byinshi tubivugaho harabura Dr. turi kumwe na Iturize Baby kuko abo bagabo bose abenshi no kuvuga bose bari muri brade fere zabo, mu byubahiro byabo, ku buyobozi bwabo, abitaye ku bafana ni bake. Hano haburagamo Matici coordinator cyangwa se Norbert chairman. Matici ko ari umukozi kugira ngo nkuko ba Bernard bahamaga, ubwo
hajyamo Norbert, Dr Norbert. Dr Norbert rero how disqualified he is, buriya ntabwo urwego rwe ayobora rwa fanbase ruzwi muri ya rwigeze rujyanwa muri Assemblée Générale ngo rwemezwe muri izi nzego zajyanwe muri RGB muri statut iyo ari yo yose. Ni nka komisiyo nk'izindi, nkuko bavuga ngo komisiyo ya discipline, komisiyo ya bene nk'ibyo. Aba bantu bose rero babaye usibye wenda bamwe mu bayiyoboye basa nk'abari ku ruhande nka Ntampaka wa Yezu, ninde Ruhamya Mbuga, anako cyangwa reka mfate wa Yezu na Ntampaka, nibo bantu byibuze bashobora kuvugira abafana. Aba bandi na Inyasi mu gakeya, aba bandi biraba bimeze nk'abari gushinjanya, bamwe bashinja Muvunyi, abandi bashinja Tadeyo, abandi bashinja Sadat, bamwe mu bantu babandi bashinja Prosper. None se haraburamo umuntu aryangira aba bafana bari kuri Marceline ashinzwe iki? Marceline aba muri komite ya Frederico Muhirwa ya Freddy Muhirwa na Martin Rutagambwa gukemura amakimbirane. Iyi nama kuko ni RGB yayitumije rwose, ni RGB ariko niteze ko ashobora kuba arimo abandi izindi nzego ntabwo zapfa kuba Ministeri ya Sport ntabwo yabura n'izindi nzego na Ferwafa ishobora gutumirwa na komite olympique uguraje na komite olympique jana Rwanda Premier League biraza kuranya na ya FIFA branch ya kata za Rwanda Premier League na za komite olympique hano ni inzego zizi Davis waramutumiza uyobora FIFA branch ya Kigali. Ni n'umureyo yite so gwavuga izeri ibintu John uko amutangaza ajya abanyandikira mwemeranye nawe ngo Rayon Sport mu kibazo cyayo kiba kigomba gukemurwa na Rayon ubwabo kandi cyarabananiye. Ni ryari se ubundi yigeze igikemura? Ni mpamvu RGB bahamagaye nuko bo cyabananiye. Ni ryari ubundi yigeze igikemura? Buriya je biransetse abantu bari kuvuga ngo RGB gitangiye kutwivangira mu bintu. Amatora ya Rayon Sport yo mu 2015 yivanze ku bya DPR n'ibya n'umuryango nk'indi. Oya ubundi usibye ko wenda byaraturitse bikavuga, ubundi izi nzego zigeze zibura mu matora ya Rayon Sport. Intambara y'abagacinya naba Ngarambe na Kimenyi ntabwo inzego zayijemo n'abarodasingo kuzeyeho ni ngo Sadate ngo ne uteze ibibazo yaje kwicara ngo babyikemure birangira barize bagatanga cyo bakoze cyangwa umwe akanyigundi akazifu RGB rero kubona byo byarabaye. Nemera ko inzira yo kubisohokamo bagahumeka ari iriya barimo y'amategeko, ariko RGB cyangwa se izo nzego niba zishaka gufasha Rayon Sport, harimo cya kibazo cy'ubukene, usibye ko ubwo batafasha Rayon Sport gusa bagomba gufasha umupira kuri icyo kibazo cy'ubukene, ariko ubundi cyo ngicyo kiza imbere, hanyuma hakaza nako kajagari, ubwa bukene buhita buzana kajagari, yanguriye umukinnyi aramukontorora ajyamo amafaranga miliyoni 10, arashaka ko mfata umutoza we. Ibyo byose bizenguruka ku bukene Rayon Sport ifite. Ariko ubundi Rayon Sport turimo tuvuga mu mafaranga generating hafi miliyari, ni nayo isa ni miliyari irengana ko ni nayo isohoka ku mwaka muri Rayon Sport. No kuvuga ngo Rayon Sport niyo kipe ya mbere mu Rwanda yinjiza amafaranga menshi kurusha izindi. Icyo bita general and total income. Buri haje ibintu bya financial fair play, ikipe ya Rayon Sport yaba yegereye ku balance bitabo kurusha izindi. Kurusha izo zindi kuko zirashora kurusha zinjiza. Yo yaba yegereye ku balance bitabo. Now niba ayinjira nasohoka bijya gusa. Niba ari uko bimeze, management nicyo ya umuti management nziza ya umuti ibibazo bya Rayon Sport. None Rayon Sport iremera kwicara baho umuntu uzi ku managing ibi bintu, ushobora guha umwanya batera nkunga, akubaha amasezerano, akareba abakozi be, ikipe y'abagore y'abagabo abo mu biro, akamenya amasezerano yabo kandi yayitayeho, akamenya gushaka abatera nkunga,
akamenya guha umwanya abatoza n'abandi batekinisiye, akamenya n'uburyo akorana n'abafana ku buryo cya kindi kibura muri Rayon cyitwa patience nacyo kigomba kuza. Reka abarero ntibahora bavuga ngo no uyu muyobozi ntagende nta gikombe yatwaye. Ndetse Rayon Sport ifite ibikombe 9 mu myaka 31 ishize bya shampiyona. akamenya kubaho abana na Ferwafa, akamenya kubaho mu gihugu. Ubwo ndavuga bya bikorwa sociale twajyaga tubona afitiye akamaro igihugu. Rayon Sport yafashije, Rayon Sport yakoze umuganda, Rayon Sport yifatanyije n'abanyarwanda. Uwo muntu baremera kumuha umwanya, niba mugambanire mu gihe babona agiye kureyisisa ngo banyure mu bakinnyi babagambanire kugira ngo babagambane nabo kugira ngo batsindwe. Uwo ni wo muti ngewe mbona wa Rayon Sport usharira mu gihe cyose. Umwe yabikora, ndavuga Tadeyo cyangwa Muvunyi, agashyiraho abo bakozi babishoboye. Ariko sicyo nibaza, Tadeyo ni umurideri wo kubikora ukurikije correspondance yakoze kuva ku bwa Robertinho ukagera ku bakinnyi yasinyishije. Niwe muntu uri mu mwanya mwiza wo kubikora, aho umwanya leadership ye. Ayo masezerano ya Rotifi turimo tubona, igisubizo kuri ngewe ni oya. Prosper niwe wabikora, igisubizo kuri ngewe ni oya, kuko nawe nta nabishaka. Muvunyi yabikora, igisubizo kuri ngewe ni oya, turemera byaramunaniye. Martin Rutagambwa oya, Sadat oya, kuko bamwe mu bantu bateza n'ibibazo muri Rayon Sport bihora bigarukaho, bigaruka kuri Muvunyi, bigaruka kuri Tadeyo, bigaruka kuri Prosper, bigaruka kuri Sadat. ntabwo ahora ateza ibibazo. Oya bimugarukaho. Tadeyo iki habaye umuyobozi no kuvuga ngo bihora. Hari abantu umuyobozi wese we hari abantu mu myaka yo hambere babaye izingiro ry'ibibazo, bari bazi babaye izingiro ry'ibibazo. Ariko nanone ku bw'iryo zingiro ry'ibibazo nuko aribo babaga bari president, nuko babaga aribo bahari umuyobozi sibyo ngabo cyane. Prosper yabaga hari nubwo wenda bavuga ngo yakunda ku gishyamba, ariko yabaga hari ne byinshi yafashije rero. Hari abantu Paul Muvunyi nuko nguko Sadat. reka mbivuge mu rugo, ariko reka nsubire inyuma. mu mezi 13 ashize ntibavuga ko ikibazo umuntu ari Jean Fidèle. muri Jean Fidèle none bamwe noneho aho niho abariho n'abafana bariho nabo ngiraho nkabibaza. Hari abahora bazenguruka. Jean Fidèle ubu bamwe batangiye kumwifuza kuri YouTube nibyo bibereye. Je hari n'amakuru namenye ko Jean Fidèle noneho hari uburyo yajemo yabyemera se entre parenthèses uburyo yajemo Rayon Sport babageze hari nabigeze kongera kumutekereza, bongeye kumuhamagara kumubaza Jean Fidèle. Rayon Sport babageze amahirwe ngo babwira ko bitakunda, kuko na amakuru namenye nuko nejo bundi bamuhamagara, sinzi niba bifite naho bihuriye no guhindura lokale. Uwitwa Tadeyo na Sadat yarababwiye ati reka mbanze mbabwire iki kintu, nimubona naje ntabwo naje kubafasha guhangana n'urundi ruhande, naje twige ku myenda ya Rayon Sport, ku bibazo bya Rayon Sport twige kuri Rayon Sport. niba ari ibitekerezo mbambi bahe n'uburyo byakemuka, niba ari uwo murongo faranga nyabahe, niba ari uwo murongo mumfatamo Rokare tubyigeho, Robertinho yagiye tubyigeho, yatureze tubyigeho, inama nikomeza. Niba atari ibyo mumbwire sinti umwanya wanjye. uwo niwe Jean Fidèle kuko ngo ngabura muzi cyane na Patrick namenyereye bicaga ngo ibintu suko bigenza. ushaka ko harabayeho no gusasa inzobe ngo bakasaba n'imbabazi nabo bati natwe baradushutse turakurwanya. Aba bagabo rero ni abagabo icyo navugaga hiti abo bantu bose ibyo babayemo byamye bituruna kuri Muvunyi, kuri Prosper, kuri Sadat. Abo batatu turemeranywa ko aribo biturunaho, hanyuma hagahita hazamo ubayoboye ikipe. Ubu ngubu ni Tadeyo, ubushize yari uwa Yesu, nibo biturunaho. Abo barambye rero kuri recommandation yanjye bakagiye ku ruhande niba badashaka gufasha Rayon nk'abareyo nk'abanyacyubahiro, hagatorwa amatora, hagategurwa amatora uko nguko barimo babikora, bagasohoka nk'imfura zafashije Rayon Sport, zabaye muri Rayon Sport, bakazajya bahabwa icyubahiro cyabo ariko batagiye ku influencer. Recommandation nuko
bakongera bagahabwa ya mabaruwa yo bari bahawe imyaka 4 ya gasopo badashoboye kubaha ibyo ngibyo, kubaha ubuyobozi buriho ngo babe abanyacyubahiro babaye muri Rayon Sport, hanyuma hakajyaho umuntu ushoboye gukora ibyo byose navuze, cyangwa se umuntu ushoboye gukoresha abo bantu babishoboye. Nge niyo recommendation uriya gihe hari aho umuntu witwa Prosperi ni umupasiyoni w'umupira arawukunda babitandukanye n'umuvunyi atari mu buyobozi bamubona kuri match iyo ariyo yose. Reka tureke iyo ariyo, niyo haba habaye finale ya Champions League yahuje Barca na Real, ngo umuvunyi si umuntu ukunda umupira, ariko umuvunyi ni umuntu akunda Rayon yanayipfira bibaye ngombwa. None se hashyizweho uburyo, buriya niyo mpamvu nshyigikiye ibintu by'amategeko, hashyirweho uburyo bwo kumanaginga Rayon Sport mu buryo buri professionnel, atari mu meze. Uziko Rayon Sport ariyo kipe ngabo mbere kukomeza. Rayon Sport ariyo kipe tufata nk'urugero nko kuri APR, ikintu ukeneye kuvugwa abantu baza chairman akaba ari uvuga kuri equipe Rayon Sport. Abantu bano bose usomye hano kimwe cya kabiri cyabo baravuga, umuntu wese aba afite uburenganzira kuri utagangura ajya kumva ati je interview ndayitanga mvugira rero baravuga ibibazo dufite n'uburyo tugiye kubisohokamo ngenda bibasobanurira mu kiyo. Ntabwo umuntu wese muri equipe afite ijambo ryo kuvuga kuri equipe. Tade aravuga, Sadat yayivugaho, Prosperi nuko tajya navuga, ariko nabonye uburyo yayivugaho. Mushimire aravuga kuri Rayon. Oya Prosperi ntago avuga, ariko akorana n'abavuga. Muvunyi ajya avuga, tugeze kumuvugisha hanga hari kumwe na Tadeyo, urumva ejo ntavuga cyane. Wasiri aranawe arahita atanga ibitekerezo. Harya Mushimire wamuvuze? Ndamuvuze. Noruberi azagira icyo avuga. Icyo kintu rero, icyo kintu ntikibaho, yaba ari igihugu cyayoborwa gutyo, yaba ari akarere ntikayoborwa gutyo, yaba ari koperative ntiyayoborwa. Ingingo ya Efrem niba nayumvise neza, Muvunyi, Prosperi na Sadat niba batemera kuyoboka bacibwe muri Rayon. Aho ngo umuntu ashaka na Sadat ashaka kuvuga ati ariko genda yoboka kuva navo umuyobozi wese ugiye ndamuyoboka. Aho na Muvunyi yabikubwira aho ati buri muyobozi wese ndamufasha. Ahubwo ikibazo kigahinduka he, aba bantu ntibakundana ku cyahageze hahita hazamo ibyo bibazo. Analize yanjye nibemerana n'umwe Sadat na Muvunyi bazagira aho bahurira bakorana. Ibyo byara iyo analize yanjye ubundi Tadeyo na Muvunyi bagiranye ibibazo, ariko ibya Sadat byaratangiye mbere. Ko niba mubyibuka hano Tadeyo yajyaga anyuzamo akanashyiramo akabombe kuri Sadat, ntabwo mubyibuka bagitonda. Ntabwo ari akabombe, ni ikibombe, ibibombe urumva. Sadat na Muvunyi ntabwo bazigera batekerwa mu Muvunyi. Oya ntabwo babanga nabyo kwanga, ahubwo nibemerana. Sadat mu mutima we yemera ko Muvunyi ari wamuhiritse. Robe karakita y'Abanyarwanda, Sadat amafaranga yarayabonye mu mutima we yemera ko asigaye arusha amafaranga Muvunyi wamuzanye. Niko bigenda. Ubu rero aravuga ati niba ari uko tubyemere tugende kandi bikubwiye tuzi konte zabo, ariko ntabwo twabyemera ibyo tubyore twe mu muco. Usibye ko no mu muco wacu nta kintu yazambwira, no mu muco wacu niho bakubwira ngo umubyeyi ufite abana uwakize rimwe na rimwe niyo yaba ari bucura ahita aba yumva ari umuyobozi w'umuryango. Hanyuma hakaza ko dukunda no gushimwa no kukiri iyo batanga ijambo abantu bakamara amasaha 5 bavuga ngo nanjye ngo sinagenda ngo ntagize icyo mvuga. Wagiye urasabira iki mikoro? Ijambo abantu bagiye kurara biriwe ku gasozi izuba ryabishe ngo tugire vuba ngo burije ngo ejo tuzajya gushyingura ngo ariko ngo haruwanyatse ijambo. Ndasaba iminota 2 gusa yewe. Okay, muri 6 buri wese muhaye 2 mugire vuba. Okay, ngiye statement yanjye no kuvuga RGB niba mutumije abantu nimukore ikintu cyo guca abantu ngo nuko mwabikoze ubushize, kuko ntabwo bitanga umusaruro. Iyo umuntu iyo yumvise ngo yaciwe bimutera umutima wo guhangana n'abarimo. Bashyigikire umurongo w'amategeko arimo avugururwa n'iyi kabine iri mu bajiri. Uwo murongo w'amategeko ushyiraho inzego mu buryo bwuzuye, hazabeho amatora yeruye,
nibatora Muvunyi bamutore, nibatora Sadati bamutore, nibatora Tadeyo bamutore, abantu baziyamamaze mu buryo bweruye. Ariko bababwire muri iyi nama iri bukorwe ngo amatora namara kuba subutu, niba utatowe shyigikira cyangwa hunga, wiba hafi ushaka gusopanya. Ntekereza ko izi nzego ziza kuba zirimo